Shalom shalom, amahoro y'Umwami Yesu Kristo abe muri mwe. Murakaza neza kuri Edivesi Rwanda, aho dusengera hamwe buri munsi kandi tukiga ijambo ry'Imana. Mbere yo gutangira dufate Bibiliya zacu dusome mu cy'imigani igice gifite umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Dusome mu cy'imigani ibice 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Haranditse ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera imigendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera imigendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Neza ijambo ry'Imana. Imirongo dusomye itwigisha ko umunsi wacu ugomba gutangira no kwiringira Imana. Ushobora kuba uramutse wumva urwaye, uramutse wumva intege ari nkeya, ariko ndagira ngo ugire n'iki gitondo ijambo uhawe n'iki gitondo ni uko ugomba kwiringira Imana. Nubwo bitaba bitameze neza, ariko igikuru kirusha ibi byose ni ukwiringira Imana. Ko iyo ufashe byose, inzira zawe zose ukaziyiharira, Imana nayo iza mu byawe kandi ikaguhesha amahoro. Uyu murongo utwigisha ko umunsi wacu ugomba gutangirana no kwiringira Imana, aho kwiringira ubwenge bwacu. Birashoboka ko rwose waba ufite amashuri menshi, rwose ubwenge buhagije, ufite imbaraga nyinshi, ufite byinshi wiringiye ibitabo, ariko hejuru y'ibitabo, hejuru y'amashuri akomeye, hejuru y'ubundi bushobozi habaho Imana ye. Gitondo wowe ukurikiye Edivesi Rwanda, ndakwifuriza kwiringira Imana. Mu byo ukora, aho ugenda, mu nzira unyuramo, ureke Imana ikubere umuyobozi mu nzira uri bucemo. Kandi niwemerera Imana ikakubera umuyobozi, iraza kuguhesha amahoro uyu munsi. Ati reka dufatanye muri iri sengesho, bityo dutangire twiragiza Imana. Twese uri mu ijuru, ndagushimira ko wabyukije uyu munsi byo kutwizera neza. Turakweguriye uyu munsi, jya imbere yacu aho tujya hose, mu byo dukora, mu kazi ka buri munsi. Duha ubwenge mu byemezo byose dufata, uturinde ibibi, uturinde impanuka n'ibigeragezo. Ha umugisha akazi kacu, amasomo yacu, ubucuruzi bwacu n'imiryango yacu. Dufashe kuba umucyo n'umunyu aho turi hose. Duhe umutima ukunda ijambo ryawe kandi ukunda gusenga. Mwami Yesu, uko tuza gusoza umunsi w'imyuga, uraza kuba dushima izina ryawe. Byose tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo n'ubushobozi. Amen. Niba iri sengesho ryaguhaye umugisha, ukaba wumva muri wowe utuje kandi uramutse neza, andika nena mu bitekerezo. Mwakoze gukurikira Edivesi Rwanda. Imana ibahe umunsi mwiza kandi wuje umugisha mwinshi.